Hello, nizere ko mumeze neza nanone. Hano mfite imboga zitwa asparagus. Ngiye kubereka ukuntu imboga za asparagus zitegurwa. Kubera ko rero hari izo usanga igice cyo hasi zisa n'izikomeyeho, ni byiza kubanza ugafata nibuze rumwe ukavunaho ukagarukiriza ahantu wumva ko zisa n'izoroshye, noneho warangiza ukaza kuringaniza zose ukazikata ugendeye kuri hahandi wakase wumva zasaga n'izikomeye. Iyo uvunnye ukumva zirasa n'izikomeye uhita uzifata ukaziringaniza, warangiza ukazikatira rimwe, kuko iyo uhise uziteka utazikase mu kuzirya hari igihe kino gice cyo hasi ukanja ukumva ni ibintu by'ibikatsi. Ni byiza rero gukataho agace gatoya hano hasi ku gice cyo hasi. Hanyuma rero wamara gukata ibyo umaze gukataho, ibi byo hasi ubikuraho ukabijugunya, warangiza ugateka izi ngizi zo hejuru. Izi ngizi zo hejuru akaba arizo uteka. Noneho rero ngiye kubereka uburyo bwo kuziteka. Izi mboga ziraryoha cyane. Niba ahantu uri wabasha kuzibona ukaba wenda aribwo bwa mbere wari uzibonye, uzazigerageze wumve. Ziraryoha cyane kandi ni na nziza ku buzima bwacu. Hanyuma aya ni amavuta nsutseho hejuru, nsutseho agapfundikizo kamwe k'amavuta, ngo ni nk'akayiko kamwe, noneho mpite nongeraho n'akunyu. Ahangaha rero uhita uvanga, ugafata ka kunyu umaze gusukaho na ya mavuta ukabivangaho gutya, kugira ngo bize kukorohera uri kuziteka. Utaza kuzishyira mu mavuta hakaba zimwe usanga zagiye mu mavuta izindi ntizigiye, kuko urabona ziba ari ndende kandi no kuzigaragura ntabwo biba byoroshye. Uzivanga amavuta gutya. Iyo ugiye kuziteka mu mavuta uzivangamo amavuta gutya mbere. Noneho rero mu kuziteka nshyira ipanu hano ku ziko, nindangiza mpite ndambikamo za mboga zose, nzirambikemo, hanyuma nindangiza nzipfundikira. Ahangaha uteka ku kariro gakeya, wirinda guteka ku muriro mwinshi. Ushaka ko zishya neza ushyira ku kariro gakeya, wamara kuzirambikamo gutya warangiza ugapfundikira kugeza igihe ziri buze kuziramo umwuka. Nibuze nka nyuma y'iminota 3 ku muriro mukeya, ukongera ukazihindura ukajya ugenda uzihindura. Iyo watetse ku kariro gakeya ushobora nko kuzimaza mu mavuta nk'iminota 6. Iyo ushaka ko zishya neza ku kariro gakeya, zishya vuba, ntabwo ari ngombwa guziteka igihe kirekire. Noneho hano ngiye kongeramo black pepper, hanyuma noneho nindangiza nongere nzigaragure. Kano ka black pepper nabyo biba byiza iyo wakavanganye n'umunyu cyagiye uri kuvanga n'amavuta, nuko nge cyagiye nabyibagiwe. Hanyuma noneho uyu ni umutobe w'indimu nsutsemo. Umutobe w'indimu nsutsemo nuko ngiye nkunda kuzirya zirimo indimu. Ni ubushake bwawe, ushobora kuzirya washyizemo aka gatobe k'indimu cyangwa se ntako washyizemo. Ahangaha rero ziba zahiye, hanyuma ukazitegura. Ni ibintu byoroshye cyane gutegura zino mboga za asparagus, ntabwo bigoye cyane. Ndizera ko mwabikunze. Niba ari ubwa mbere uzibonye uzazigerageze, niba ahantu uri wabasha kuzibona, ziraryoha cyane. Niba wenda wajya kuzibona ariko ukazirengagiza, uyu munsi utangire uzigure uziteke, ziraryoha kandi biroroshye cyane. Tuzasubire ubutaha. Bye bye. Nge nitwa Afia mu Rutasibo.